hagati yabo ntawe ujyamo ngo yitwe umugabo cyangwa se yitwe umugore, bose baba basangiye ibyishimo bimwe kandi bangana bareshya ku giti cyabo. Yego hari igihe usanga hari uwigize umugabo umwe akagira umugore, ariko usanga benshi muri bo bangana bari kuri level imwe. Hanyuma noneho mimbere cyangwa se aho bakorera sex cyangwa se mu mibonano mpuzabitsina babigenza gute? Ni abantu babiri bahuje ibitsina pe, ntago numva ko igituba cyapfundikira ikindi cyangwa se ngo bikunde, ariko birakunda. Burya ikintu cyose ni mu mutwe, ibintu byose bita gusisa. Yabakoresha ururimi akenshi ugasanga umwe asisa mugenzi we n'undi mugenzi we, bagakoresha n'intoki, yewe no kujya hejuru barabikora akaba yanamujya hejuru. Urashaka kuvuga yendago babikora bate ko naduki baba bafite? Nabwo nyine nakubwira ngo ibintu byose ni mu mutwe. Ashobora kumujya hejuru, iyo rugongo igakora ku yindi, hagashya nyine bikaryoha, ugasanga abyikoreshejeho biri aho ariko bidakabije nawe nyine. Noneho nijoro hari abantu basinzira ntibumve. Burya muryanye nijoro aragukarisa, ariko kubera ko ntabyo uba wumva nyine nta kundi. Kandi we ashobora kuba yagukarisa nubwo waba wabyumvishe cyangwa utabyumvishe akanarangiza, kubera ko byose aba ari mu bwonko. Ashobora kugukarisa akimagina ko nawe ari byo urimo, akaba yarangiza, ugasanga abyikoreshejeho biri aho ariko bidakabije nawe nyine. Noneho nijoro hari abantu basinzira ntibumve. Burya muryanye nijoro aragukarisa, ariko kubera ko ntabyo uba wumva nyine nta kundi. Kandi we ashobora kuba yagukarisa nubwo waba wabyumvishe cyangwa utabyumvishe akanarangiza, kubera ko byose aba ari mu bwonko. Ashobora kugukarisa akimagina ko nawe ari byo urimo, akaba yarangiza. Hello people, meze mute? Nizere ko mumeze neza. Nk'uko bisanzwe mba nababwiye ngo Queen Marie kubanezeza no kubishimisha. Uyu munsi noneho twaje ku kiganiro kivuga gute kuba lesbienne cyangwa se kubatinganye. Ese ni iki gitera aba lesbienne cyangwa se abatinganye? Turavuga uyu munsi ku bakobwa baba lesbienne cyangwa se ku bakobwa baryamana bahuje ibitsina. Turabanza kureba ingaruka bundi zatera kuba umuntu yaba lesbienne cyangwa se kuba umuntu yakifuza kuryamana n'umukobwa mugenzi we. Akenshi biba ku ngaruka hari igihe ziterwa n'umuryango, hari igihe ziterwa na sosiyete runaka umuntu aba abayemo, hari igihe ziterwa n'imico yindi tutora hanze. Akenshi hari ibintu bijya bibaho mu muryango byinshi tutazi. Hari ukuntu umukobwa avuka papa we akaba ari we umuviyora. Icyo gihe hari ukuntu papa w'umwana ashaka kumuha amurongora cyangwa se akamufata ku ngufu, agakura azira cyane icyitwa igitsina gabo, akanga abagabo kuva hasi kugeza hejuru. Hanyuma noneho hariho n'igihe akura akaba yakundana n'abahungu benshi, ugasanga nta sura nziza babonye, nta kintu cyiza, nta rukundo bagira, nta buryohe bagira, nta byishimo, nta happiness baba bafite, akabareka. Hariho n'igihe umukobwa akurira mu bandi bakobwa bitewe nka kwa kundi twize muri internet, twakoranye n'abakobwa benshi mu bamansera mu biki, ugasanga ibyo nabyo biri mu byabitera. Hanyuma noneho bigenze gutyo, umukobwa yisanga mu ba lesbienne, akisanga ari umu lesbienne. Ese kwareba nanone ku cyabitera cyangwa se ku byiza byabyo cyangwa ibibi byabyo. Ese ubundi kuba umulesbienne cyangwa se kuba uri umutinganyi ni bibi cyangwa ni byiza? Ni byiza, nta nubwo ngiye mbibona nkaho ari bibi, kubera ko ni ikintu uba ukunda, uba unashaka, wakuze ukora, nyine kikubaho, kiguha ibyishimo. Ubundi ikintu kiguha ibyishimo aba ari cyiza. Niba ushobora kuba warya igitaka cyangwa icyondo ukumva kirakuryoye, ukumva ni cyiza, nta mpamvu yo kutakirya, nyine aba ari cyiza. Hanyuma rero niba we ashimishwa no kuba yaryamana n'umukobwa mugenzi we cyangwa se yakora sex n'umuntu bahuje igitsina, aba yumva nyine ari byo bimushimisha kandi bimunyuze. Hanyuma noneho ese ubundi bikorwa bite?
ukuntu muri ibintu bikorwa rero bura uzasanga kenshi abakobwa yaba ari abayesbene cyangwa se ari abatinganye n'abatari abatinganye, uzasanga abakobwa basanzwe batari n'abatinganye baba bafitanye urukundo cyane kurusha abagabo. Uzasanga mu muhanda bagenda bafatanya akaboko, abakobwa birirwa baseka bitana ba sheri ba hani, ariko kanguha urugero, wari wumva umuhungu mugenzi wawe yaguhamagara hani cyangwa sheri wanamukubita n'ingumi? Ariko abakobwa barabihamagarana za shushube, za bebe, za hani, za sheri. Mbese ni urukundo rubabamo n'ubundi baba bakundana rusanzwe rutari urw'abalesbiyene. Rero urumva hagati yabo ubwabo bagirana udukeya. Uzasanga akenshi muri telefone yanjye niba mfitemo umushiti wanjye namwanditseho sheri, namwanditseho shushube, namwanditseho ma sheri, namwanditseho my love, kubera ko nyine mukunda, ari umukobwa dusangira ibihe byose byiza. Ariko nta mugabo wagufata uri mugenzi we ngo akwandikeho sheri, ntibibaho. Rero rwa rukundo abakobwa n'undi basanganwa ku giti cyabo, noneho yo yaba ari abalesbiyene cyangwa se abatinganyi, rurushaho ruba urukundo rumwe rwa mbere nta n'ahandi hantu urwo rukundo rwabaye n'umugore n'umugabo bagiye gushyingirwa cyangwa se n'umusore n'umubebe bakundana, ntago barukundana kubera ko nta rugo baba bafite, buriya nawe utanga ikitamurimo. Rero fata rwa rukundo uzi y'abakobwa bari inshuti bakundana ku giti cyabo, urugereranye no kuba noneho ari abalesbiyene bakundana, wumve urukundo baba bafite. Baba bafite amakeya menshi, baba bafite amagambo meza, baba bafite mbese gukundana bihambaye, barasohokana, baratemberana, bararyoshya, baratwika, usanga ibintu byabo biri ku murongo kandi ari byiza. Hagati yabo ntawe ujyamo ngo yitwe umugabo cyangwa se yitwe umugore, bose baba basangiye ibyishimo bimwe kandi bangana, bareshya ku giti cyabo. Yego hari igihe usanga hari uwigize umugabo umwe akagira umugore, ariko usanga benshi muri bo bangana, bari kuri level imwe. Hanyuma noneho imbere cyangwa se aho bakorera sex cyangwa se mu mibonano mpuzabitsina babigenza gute? Ni abantu babiri bahuje ibitsina pe, ntago numva ko igituba cyapfundikira ikindi cyangwa se ngo bikunde, ariko birakunda. Burya ikintu cyose ni mu mutwe, ibintu byose bituruka mu mutwe. Bitangira basomana, umwe akora ku ibere ry'undi n'undi ku ibere ry'undi, bagakarisanya nyine bitewe n'ibibari mu mutwe, kuko ari cyo bakunda. Ushobora kwibaza ukavuga ati ubundi biriya ntabwo byashoboka gute umukobwa mugenzi wawe yagukora ibere ugashyukwa? Ariko urashyukwa kandi cyane, kubera ko ni ibintu bikuba mu mutwe, nibyo byishimo byawe byose ni mu mutwe. Nawe ubwawe bishaka uhuje igitsina, mutanahuje igitsina, aka kanya tuvugana umuntu yagukora ukumva ni ibisanzwe, ariko yari ibintu bishyizemo, yari ibintu ushaka, yari ibintu bigushimisha, n'ubundi ariyo ibyo bintu wakoze kuva kera, ntacyo nyine bingana nk'uko n'undi yaryamana n'uwo badahuje igitsina. Umwe abikora ku ibere ry'undi n'undi ibere ry'undi, bagasomana neza nk'uko nawe uzi usomana n'umuntu mudahuje igitsina, kandi ibintu bikanaryoha. Hanyuma mu kuryamana rero biragora, kuko wenda umwe nta dika bafite n'undi diki, ariko kenshi bakoresha icyo bita gusisa. Bakoresha ururimi akenshi, ugasanga umwe asisa mugenzi we n'undi mugenzi we, bagakoresha n'intoki, yewe no kujya hejuru barabikora, akaba yanamujya hejuru. Urashaka kuvuga yenda ngo babikora bate ko nta diki baba bafite? Nabwo nyine nakubwira ngo ibintu byose ni mu mutwe. Ashobora kumujya hejuru, iyo rugongo igakora ku yindi, hagashya nyine bikaryoha, bakaba banarangiza. Urumva rero ko ibintu byose akenshi bipfira mu mutwe. Niyo mpamvu uzasanga nyine buri kintu cyose ubundi ukoze wagitekerejeho cyangwa se cyakuvuye mu mutwe kiba cyiza. Hanyuma noneho bavuga yuko abantu baba lesbiyene cyangwa se baryamana bahuje ibitsina, uzasanga nta muntu n'uyu n'umwe w'umugabo ushobora kumurongora ngo anyurwe, habe nta nubwo akumbura igitsina gabo, nta nubwo igitsina gabo aba ashaka no kukireba. Kubona
umugabo ni nko kubona umuntu uraho nawe bahuje nyine igitsina kuko ababona ari umugore mugenzi wiwe. Kugira ngo uzamenye umukobwa mubana wenda w'umulesbienne ariko atashaka kubimenya kandi abiguhisha, uzabibona gute? Uzasanga akuzanira utugift ukuntu, kuko urabizi ko barangwa no gutanga utugift. Uzasanga akuzanira utugift, usanga yakuguriye nk'agakariso ukuntu, kandi ubundi nkakubwira ati nino bara ndarikunda. Usanga niba wambaye neza aragusekera akavuga ati wambaye neza. Ugasanga mbese buri ko agiye guha nk'akabisi ku itama akakubwira uburyo gukunda, akagenda ugasanga asa nkaho kwiyegereza akavuga ati akushaho tufite amabere meza, tuzi ukuntu ufite itako ryiza. Ugasanga abyikoreshejeho biri aho ariko bidakabije nawe nyine. Noneho nijoro hari abantu basinzira ntibumve, burya muryanye nijoro aragukarisa ariko kubera ko ntabyo uba wumva nyine nta kundi. Kandi we ashobora kuba yagukarisa nubwo waba wabyumvishe cyangwa utabyumvishe akanarangiza, kubera ko byose aba ari mu bwonko. Ashobora kugukarisa akimagina ko nawe ari byo urimo akaba yarangiza. Hanyuma noneho uzasanga azakubwira ko agukunda buri gihe, akakubwira uburyo usa neza, uburyo uri mwiza, ugasanga mwaganira ku kibazo cy'abahungu, warira ko umuhungu akakubwira ati ubundi urizwa gute abahungu barababaza, n'ubundi n'abana babi. Ugasanga kwereka ko abahungu bababaza, abahungu ari abana babi, abahungu nta kintu bamaze, we atishingira abakobwa. Abahungu akajya kuvuga ati tujya ngende nakaza umwanya ku muhungu, natakaza ku mukobwa. Aho yansohokana n'umuhungu nasohokana n'umukobwa, taho kugira ngo ngurire umuhungu nagurira umukobwa. Mbese ugasanga ibiganiro byanyu arashaka kwangisha abahungu agukundisha abakobwa. Burya aba ari umulesbienne akenshi, uzabimenye cyane. Gusa iyo utitwaye neza ubu nawe ubawe, ariko iyo ushatse kumwereka ko utari ku ruhande rwe ukabirwanya ukegerayo, ntumwiyegereze birenze, bituma akuzinukwa akavuga ati buriya ntabwo ari mugenzi wanjye, agahita abireka ntakomeze kugushotora. Hanyuma noneho ikindi bavuga ko umukobwa waryamanye n'umukobwa mugenzi we adashobora kuryamana n'umugabo, kuko buriya ngo bararyoherwa cyane ngo we bahuje ibitsina. Kuba rero iyo mboro yawe cyangwa se wamusangiza imboro rwose aba yumva ntacyo bimaze bibiha, ari nko kubyumva ku itangazo. Ngo barakundana cyane kandi barasohokana kandi ntibabihisha, bitangira babihisha ariko bikarangira bigaragaye. Soto ko buryo umukobwa udashobora kumenya koko niba aryamana na mugenzi we, kuko ntago akenshi babikorera mu ruhame. Kandi n'ubundi dusanga tuzi ko abakobwa bakundana bitana bashiri bashushu, abimwise ntacyo bitwaye. Rero uzasanga kugira ngo bamenye, keretse hari ubana nabo cyangwa se utindanye nabo, nibwo umenya ko abo bantu ari abalesbienne. Rero dusoza, ntago kuba ukora ubulesbienne si bibi kandi sinabyiza. Igituba cyaremewe kurongorwa n'imboro, ntago cyaremewe gupfundikirwa n'ikindi. Gusa nanone ariyo nzira wahisemo, ariyo choice, ari byo byishimo byawe. Ubwo niba bitagucira urubanza ni ibyishimo byawe, niba birimo bikaba bigucira urubanza bigutera ikibazo kubera ko abantu benshi mutabyumva kimwe, ubwo wumva ko bigushimishije bigumemo, ube proud yabyo, ube perfect yabyo, ubundi ibintu bimere neza. Ikiganiro n'akagaruka ari kwindi nk'ibisanzwe cyo tugusaba subscribe and share and comment. Ciao ciao.